niba ari cyo wari umpamagaye ndagiye mva mbwire bene aho gupfa ndi umutindi w'umukristo napfira muri gereza niseguyemo amafaranga kandi mva nkubwire isazi yose izahirahira kumpagarara imbere zayikandagirira munsi y'ibirenge byanjye ibyo ugenda ubizi hari amahitamo umuntu yibwira ko ari meza amaherezo akaba mabi hano na teta ari teta nta kiza ngo kwisanzura agukine nkuko yasanga kina kuri papa ati dufite ikihe kibazo ngiye ko aricyo nshaka kumenya cyangwa n'icyo kibazo birashoboka utaza kuvanga ibintu papa teta sinkubeshye ntabwo ibyo bintu mbizanye mu gihe utarabasha kuganira nanjye ntabyo nkoze Daniel ngiye kumuteranya na bose nzaruka rwumva atandukanyije n'ibiryanga nzagenda umuteranya n'umugore we mwahukanije mwirukanse mu gasozi n'ibyanga mwohereza ikuzimu. John ntabwo wagiye muri pose se byazira dosiye se basi by'ubigeze juri dosiye byo nta kibazo ntayohereza byose ni kimwe akazi kataguteza imbere nta mpamvu yo kugaha umwanya Daniel akiri hano iruhande rwacu nta mahoro tuzigera tugira nta terambere dufite biriya bintu byiwe by'ubupfura byo kwigira umurokore nta kintu kimwe dushobora kubisarura ndetse dukora iki security camera kenshi twibwira ko zifata amashusho gusa ariko isi yize muri technology ntabwo wabura amajwi y'amashusho yafashwe akira flash ibindi bisangamo izere ko ibyo nagusabye byose biri muri flash patron birenze ibyo wansabye amanika amaboko gusa bigenda biti mu by'ukuri mu mashami bisobanure turushaho kumva wareba satani ntakubera umutwe ijambo ry'Imana ravuga ngo ururimi rworoshye kuvuna igufa umuntu ahitamo koroha ariko byagufeka haleluya amen Imana y'imbaraga ishoboye byose nta kikumira mweretse uyu mwana data umuha imbaraga zo kunesha ibigeragezo kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu amen. God be with you, my boy. David was a young boy. Why did you pause? I paused because I'm a bit confused. Who's David and who's Goliath? David is a little boy and Goliath is a giant. No. David has to be the giant. Otherwise, how can you explain to me that David beat Goliath, the giant? Well, God gave strength to David to beat Goliath. That's how he ended up beating Goliath. Oh, okay. ikintu cyambabaje no kuva mu gihugu cyacu kubera ubuyobozi bubi
ikindi cya kabiri cyambabaje cyane kurushaho ni ukumenya Imana ashaje sinyimenye nkiri muto ngo nyikorere. Bana banjye ndababwiza ukuri, mukunda Imana kandi muzayikorere n'imbaraga zanyu zose mukiri bato. Ntimuzapfusha ubusa ubuto bwanyu mudakoreye Imana yabaremye. Kiri pagasi wa ruguru wamugera umwami wamukanjagiriye siroko. Uraburayo. Sorry we teta uransinze. Oya muhekese. Umuhekese ntabwo wamukurikira iwawe wowe. Muhekese. Mwamfungurire. Bagira bate? Wajya umenya ubwenge n'amaboko yawe ufite yo gukora. Wiri gusabiriza mu muhanda ngo wampaye nta n'isoni. Ndakwinginze korera Imana. Wese wayikoreye ukagira n'amahirwe yo gukoresha amaboko yawe. Mbende baragisha umwana wamutumye nawe amenye ubwenge kazi kuko umwana nawe. Hano adagire nawe buri kimwe. Kugeza muri mu maboko y'ubugenzacyaha. Wende tuni. Kugeza. Tugende. Ntabwo ari njye nitatonda ariko Imana irabakunda. Uvuze ngo murekere hano. Umva kubwira. Wemeye ko wafashe umwana ku ngufu bakagufunga imyaka 30. Imyaka 30 yashira bakagufungura. Ndetse ukagenda ukabwiriza ziriya mfungwa nazo zikamenya by'iryo juru ryawe. Urabyumva? Byaba ari byiza. Soma muri Yakobo 14. Soma cyane. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo kuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rero riratwita bikabyara ibyaha nabyo bimaze gukora bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa. Irarira kabyara icyaha cyo cyagusohoye.